amafaranga usigiye guteka urabona ndi buteke iki wa mugabo ariko amafaranga naguhaye yose ugize ngo amafaranga 500 ho nutsigira yatunga urugo ariko abagabo b'ikige mwagiye mugira mayini uri nyebebe uri umuswa urupfu ngewe murebye mbona uringa burya amafaranga nk'eni muri ry'urubingo amafaranga nayakurahe ntago ugize wiki wa mugabo umva uryenye ngewe mbona uringa umuntu urya amafaranga nk'eni ry'urubingo ubona ayo mafaranga yavaye umugore mubi ko karutwa na rade akira afata iki gihumbi umunsi ndarya inyama taza kundanira imvange amafaranga aba yamvunnye ndakira woze uko amafaranga abona ariko waribonye wa mugabo ugize ngo kigura inyama uzi ko wabyibagiwe ahubwo noneho urakinywera Jesu gikoma ugize ngo ngiye mu kazi nzungure icupa careka nze ndisome ndaje ntegeza gahe gato ndaje minota ibiri gusa ndaje kabisa umva akazi none nararanye icyaka nzakajya mwejo munsi ntabwo muzakajya mwejo umva bimeze ute umva what umugabo ntago muzira ndabona ari wa wundi mva muze ze muranyiba waryamye ahangaha bimeze murimo muranyiba mujya rwose byuka sheri siko afite na telefone arayifite nayo harimo simukadi ako shaka bidakora reka ndebe yewe urakana inzira ko kada umva kiwasinze ukagwa ahangaha byagenze akora ndabona ari nzimada nta kibazo rwose ntabwo beka mbanze mubaze neza uko byifashe hasi mbere magari uzi kuvugana n'abantu nk'aba ngaba waje ukabanza mukavugana umva yewe isaza wasanga ari afite n'amafaranga kuri telefone ubukene mfite ugize ngo ese bite mureba kasi ko yasinze barawibukara bangura wibukara ubona wasinze mubaze rwose mubaze ko wasinze wibuka umubare w'ibanga nasamazera nese ndibuka ngewe urabizi neza ntabwo arenga njye mba nibuka ko mada gira hino rwose abona ubukene mbifite bwabo ngo bukize hari ikintu ubonye wavuze ko ari mani itubwiriye sindabimenya neza ariko ndareba cyareba rwose ufite none ukatubukira bwose wavuze ko ngatiguye kiravuba pe what hariyo amafaranga ibihumbi senga ariko wereka ese bami yabona cya kibazo kiragiye mu mugabo ibihumbi senga yohereza anga ko ntarete nabi
ariho ohereza ujya vuba ariko yaje uri umutekamiri ugize ngo ziravuba rwose no bayabonye Yesu! Imvuga rimwe wumva kabiri. Mukansubirishemo imvuga rimwe wumva. What? Oh shit! Maridana. Makurata. Iyi ni matera koko wanegure hano heza. Hano heza kabisa. Hano ni sawa. Nta kuvunika itomate cyane akira mutazajya uvuga ngo nakwemye nge nandambe ngira ngo Yesu we. N'uyu nguyu ni usoma mugariki koze ibyo nagushije ko ugize ngo nanjye ngo narashatse cyakoze naherekeje abandi Yesu cyangwa niyibwa imbwa njyewe nyisimbwa njyewe wowe munsi turabonana ayemite ni reka nzumva umunsi twigeze ubwo ubeshya umwite ariko mwana uyu mugabo yarananiye isura nzamute cyangwa nzamureke ariko abagabo b'iyi minsi mfite ukuntu igihe babaye ni abagabo baba batesha umutwe abantu batesha umuntu igihe cyiwe kandi akeneye kugikoresha neza n'icy'Imana yanjye ndebe telefone yanjye reba ku gatajeri yewe reba aho ngaho urebe ko uyibona ndimo ndabona yewe ku gatajeri hejuru none se urugi warusize kuri telefone sibyo birakureba wajya ureba none se ibikureba bitandeba nakugenzuye nagenzuye telefone ni iyanjye iyawe ugomba kumenya ahantu washize urugi rwa telefone ibyo bireke telefone ni iyanjye ariko ubwo wabaye nta mafaranga yanjye ariko uri mama bataba barantunguriye madamu amafaranga yanjye ari hehe ko nta mafaranga yanjye amafaranga yawe si igihumbi nsigira amafaranga yanjye urayampa igihumbi nsigira buri munsi amafaranga yanjye ni wowe uzi umubare wanjye w'ibanga amafaranga yanjye nyabona wamenyera umbeshyira byinshi aho urambura ahantu wowe ihangane uyashyira tutabipfa amafaranga yanjye uratangiye ufata ibyawe ugiye yuko nta mafaranga yawe urafata kuko wowe muntu uzi umubare wanjye w'ibanga usigira se nizo siwe tubana siwe tubana siwe tubana kuba tubana sinzi aho amafaranga yanjye nyabona amafaranga yanjye naba nayataye ku kabari aho namuhereye ese ubundi wazabitse inzoga urabona tuzakira gute mu gihe ukinywa inzoga ntunambwize ukuri ntunambwire n'umubare w'ibanga wawe utekereza yuko igihe cyo gutekereza mufata umwanzuro w'ibintu urimo ari iki inzoga ndabona ndi buzireke pe zirankenesheje ninde bibye ni njyewe ninde wakubiswe ni njyewe inzoga ndazireka ndabona ndi busubire ku gikoma aho bukira ndasubira ku gikoma ugiye kuba umukristo ugiye kunywa igikoma guhera uyu munsi ntabwo nzongera kunywa inzoga reka mugabo mwiza ntawe mubwire